Samweli wa kabiri igice cya 21. Bukeye ku ngoma ya Dawidi hatera inzara imara imyaka 3 ko yakurikiranye. Dawidi asobanuza Uwiteka. Uwiteka aravuga ati bitewe na Sawuli n'inzu ye y'abicanyi kuko yishe ab'i Gibeyoni. Maze umwami ahamagaza ab'i Gibeyoni arabibabwira. Kandi ab'i Gibeyoni ntibari abo mu miryango ya Isiraheli, ahubwo bari Abamoni bacitse ku icumu, kandi Abisiraheli bari barasezeranye nabo. Ariko Sawuli yashakaga kubica abitewe n'ishyaka yagiraga Abisiraheli n'Abayuda. Dawidi abaza ab'i Gibeyoni ati mbagirire nte? Natanga iki h'imano kugira ngo musabire gakondo y'Uwiteka umugisha? Ab'i Gibeyoni baramusubiza bati icyo dushaka kuri Sawuli n'umuryango we si ifeza cyangwa izahabu, kandi si ibyacu kugira umuntu twica muri Isiraheli. Nawe aravuga ati uko mushaka niko nzabagirira. Babwira umwami bati uwo mugabo waturimbuye akadushakira ubwenge bwo kudutsemba ngo tutaba mu bihugu bya Isiraheli byose, nimuduhe abagabo 7 bo mu bahungu be tubamanike imbere y'Uwiteka i Gibeya kwa Sawuli, intore y'Uwiteka. Umwami aravuga ati nzabatanga. Ariko umwami arokora Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli kubw'indahiro Dawidi na Yonatani mwene Sawuli barahiranije imbere y'Uwiteka. Nuko umwami afata abahungu 2 ba Risipa umukobwa wa Ayiya yabyaranye na Sawuli, Arumoni na Mefibosheti, kandi n'abahungu 5 ba Merabu umukobwa wa Sawuli yabyaranye na Eduriyeli mwene Baziliyeli w'Umumehorati. Abatanga mu maboko y'ab'i Gibeyoni babamanika ku musozi imbere y'Uwiteka, bapfira icyarimwe bose uko ari 7, bicwa mu isarura rigitangira, batangiye gusarura sayiri. Risipa umukobwa wa Ayiya yenda ikigunira cyisasira ku rutare, uhereye mu itangira ry'isarura ukageza igihe cy'imvura y'umuhindo yashyaniye kuri izo numbi, ntiyakundira ibisiga byo mu kirere ko bizirya ku manywa, cyangwa inyamaswa zo mu ishyamba ziza nijoro. Bukeye babwira Dawidi ibya Risipa umukobwa wa Ayiya inshoreke ya Sawuli icyo yakoze. Dawidi aragenda akura amagufwa ya Sawuli na Yonatani umuhungu we mu bantu b'i Yabeshi Gileyadi bari baranyaze mu nzira y'i Betishani, aho Abafilisitiya bari barayamanitse kuri wa munsi Abafilisitiya biciraga Sawuli Gilibowa. Akurayo amagufwa ya Sawuli na Yonatani umuhungu we, maze bateranya amagufwa ya ba bandi bamanitswe. Nuko bahamba amagufwa ya Sawuli na Yonatani umuhungu w'Isera mu gihugu cy'Ububenyamini, mu gituro cya Sekishi, basohoza ibyo umwami yategetse byose. Hanyuma y'ibyo Imana ibona guhendahenderwa igihugu. Bukeye Abafilisitiya bongera kurwana n'Abisiraheli. Dawidi amanukana n'abagaragu barwana n'Abafilisitiya, bakirwana Dawidi agwa isari. Maze Shubibenobu uwo muri bene cya gihanda kuremererwa ku icumu rye ryari shekeli z'umuringa 300, yambaye inkota nshya ashaka kwica Dawidi. Ariko Abishayi mwene Seruya aramuvuna ati kura Umufilisitiya aramwica. Maze abantu ba Dawidi baramurahiza bati ntukongere gutabarana natwe utazazimya itabaza rya Isiraheli. Hanyuma y'ibyo hongera kubaho intambara ku Bafilisitiya i Goba. Sibekayi umuhusha yica Safu wo muri bene cya gihanda. Bukeye hongera kubaho intambara ku Bafilisitiya i Goba. Eruhanani mwene Yaroregimu w'i Betelehemu yica Goliyati w'Umugiti, uruti rw'icumu rye rwasaga n'igiti kiboherwaho imyenda. Bukeye kandi habaho intambara i Gati. Hariyo umugabo muremure cyane, yari afite intoki 5 ziriho indegeya ku maboko yombi n'amano 6 ku maguru yombi, byose byari 24, kandi nawe yabyawe na cya gihanda. Cujuguje Isiraheli, Yonatani mwene Shimeya mukuru wa Dawidi aramwica. Abo bose uko ari 4 babyawe na cya gihanda cy'i Gati bicwa na Dawidi n'abagaragu.